Muri mpera z'iki cyumweru turimo, inkuru kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga ni TMP, ahantu hose wasanga TMP, ukumva umuntu TMP yaduhombeje, ukumva undi TMP ni abajura, ariko hari ikibazo nakomeje kwibaza, ubundi twe nk'abanyarwanda ni ikihe kibazo tugira? Ibintu bya online business murabizi byagiye bihombya abanyarwanda kenshi, byagiye biduhombya kenshi. Njyewe natangiye ku bintu bya online business 2015 ubwo nari muri university, haza ibintu byitwa supermarketings. Iyi supermarketing yaraje irya abantu amafaranga yabo, aho n'ubundi byari ibintu bya Ponzi scheme cyangwa se pyramidal system, aho winjiza abantu bakaguha komisiyo n'undi ugakora n'udutask dukeya bakaguha amafaranga. Mu by'ukuri kandi ayo mafaranga iyo ukijyamo ubona ayo mafaranga arimo kuko baba bayaguha. N'ibyagiye bikomeza hagiye haza ibyitwa bya Goldera, murabizi. Ibyo bikaza bigakora igihe runaka bakubwira ngo bakore udutask dutoya, bajya guha video uzirebe baguha amafaranga ubundi ubikure. Rimwe n'imwe ugasanga ibyo kubikora ntibishoboka. Ariko kugeza ubu 2026 hari abantu batangiye kuribwa ayo mafaranga kuva 2015 kugeza umunsi wa 2023 bakaba bakiribwa amafaranga. Hari ibyagiye biza bikajyamo abantu bose, yewe n'umuturage wo mu cyaro, hamwe mu cyaro hatagira n'amashanyarazi n'umuhanda ugasanga yabigiyemo. Murabizi kundusha, ababyuka muraza kubyandika muri comment. Ibyo bintu bikaza ariko bikarangira biriya abantu amafaranga. None ikintu kibabaje kandi kinasekeje, ibi bintu bya TMP n'ibindi bisa nabyo, iyo bije ubona biza nyine ari business koko, ubona ko isa n'ifite gahunda, ari naho bituma usanga nyine bahumya amaso abantu kuko baza ayo mafaranga bayatanga koko. Ariko ikintu kibabaje kandi kinasekeje, uyatanga wese akabikura, ntabwo iyo bigiye gufunga usanga yaravanye mayi. Ndibaza ese n'ukuri iki nyine abanyarwanda dufite umwete wo gukira, ariko tukagira umwete wo gukira tutakoze. Mu by'ukuri umuntu akubwira ngo zana 250 ngo buri munsi ngo uzajya ngo kana ngo akantu ngo udutaske ngo tu ads tuntu tw'udutangazo ngo ubundi ngo guhenga amafaranga runaka, ubundi ukwezi nigushira uzabuvanye mwayawe. Ese mu by'ukuri ubundi tuvugisha ukuri, iyo business ni utayikora? Nihe business wakora ugashira 200 mu kwezi kumwe ukunguka 200? None akanakubwira uburyo ki nyine amafaranga yawe ari safe, umwaka nushira azayagusubiza. Ese uwo muntu acuruza iki? Rero ikintu twagombye kuba tukitaho. Hari ibintu byabaye mu minsi yashize, munaze kunyihangana naho ntibyibuka, byuka muze kunyutsa muri comment. Ibintu biraza ngo byo gucuza ngo ama Bitcoin, ariko mu by'ukuri bitiriye ama cryptocurrency ka Bitcoin, ariko atari ukuri, ahubwo bo ari uburyo bashizeho bwo kwiba, aho wazanaga umuntu abantu bakaguha amafaranga ugakora n'utask ukabikura. Ikintu kibabaje gituma nyine aba bantu ari abahanga, iyo baje baza ko kuba amafaranga bayaguha, urashora, wamara gushora ukabikura pe, amafaranga kaza ukanayabona. Kuntu ari abahanga bakubwira ati iyi business irakora kandi cyane zana abantu. Nuvuga ngo amafaranga bari kuguhamo ni yayandi n'ubundi abantu babazanye, ntago ari uko babungutse. Iyo uzanye abantu ko bagenda uzana abantu benshi bagenda babona amafaranga, yayandi babandi bazanye niwe baguhemba, naho abazanye bakayamuhembamo. Igihe kiragira rero ya mafaranga kuntu ari abahanga bakazamura ama levels, bazamura ama level, bamara kuzamura ama level wari watangije 250, bakubwira ngo none tugiye gushobora wenda level ya 7 ya miliyoni cyangwa se 800 nkuko kuri TMP byari bimeze. Abantu mukagumye mugashiramwe amafaranga, nuvuga ngo ya mafaranga baguhaye n'ubundi baguhemba ntabwo yagumana, wapi urongera ukayabasubiza, kuko ya level ubuzeza ko level nimba yazamutse ariko uzabona amafaranga menshi, bigatuma ugira tendance yo kongera gushiramo na yayandi. Noneho babandi nabuzanye aho bibera bibi nabarongera bagashiramo. Nuvuga ngo ibi bintu biragumye nyine bikura, ariko nta muntu ubitse amafaranga. Buri gihe cyose abayumva ashaka gushora ngo yunguke menshi. Ariko nkibaza, nimba ufite 250 byawe, uretse kumva ko ukeneye gukira vuba, uretse kumva ko nyine ushaka amafaranga yihuse, ngo amafaranga nyine atakuvunye, wafashe 250 byawe ukajya mu isoko karanguramo imboga cyangwa karanguramo imbuto, ugashira hariya mu gasoko. Biramahire mu Rwanda, ahantu hose udusoko twa nimugoroba, ahantu hose udusoko, ahantu hose wasanga dusoko, haba kubatse cyangwa tubatse, uzabona kandi abakiriya bakugurira.
ubundi amafaranga yawe agenda azamuka gake gake. Ariko uravuga ngo ngewe ngo mbonye ngo ahantu ayo hantu ngo amafaranga ngo arahari, ukabwira ngo umva ngo bacuti banjye ngo nabonye nawe amafaranga muzane amafaranga. Ngo ubundi ngo dushyiremo ngo twunguke. Ninde wo guha amafaranga y'ubusa? Bazaguhemba ko uri kwivura muri ya mafaranga. Uzane n'abandi ayo mafaranga baguhemba aziyava muri bagenzi bawe. Nawe wongere ushyire mwandi, ikiza cyabo nyine babaza ubwenge wongere ushyire mwandi. Igihe kiragera noneho rero bakabona amafaranga amaze kuyagwiza. Iyo bamaze kuyagwiza rero birangira nyine system bayiborotse. Barayiboroka, wajya kuyikura bikanga, cyose wajya kuyikora kikanga. Noneho ugasanga ari wagiyemo uyu munsi bayifunze ararira, n'uwabitangiranye nabyo ararira bitewe n'uko ntigeze abika amafaranga. Iyo atongeye igishoro agura share nyinshi kugira ngo abone amafaranga menshi, sibyo? Nimba ari imaze kujya kuri miliyoni, umugabane w'150 agahita aguramo imigabane enye, bigahita bibihumbi miliyoni igahita igendera kuri ya migabane. Urumva ko buri gihe cyose aribwa amafaranga yose. Rero cyo gitumye nkora iyi video nyirwa kugarukaho cyane, ndagira ngo ngiye mbaza abantu ikintu cyabamaza ubwoba, ikintu gituma mwumva nyine mushaka kubona amafaranga mu buryo bwihuse bwa vuba. Nta muntu uzagwa amafaranga y'ubusa. Umuntu uzakubwira ngo gutanga amafaranga yihuse uzamenye mbere ko akubwira ngo shora amafaranga. Tumira abantu mbere yuko ibyo bikora uzamaze utekeze kabiri. Uvugite ubu koko uyu muntu ni ntwamfitiye. Aya mafaranga ntiyahaba imiryango ye, ntiyahaba abavandimwe, kuki ubudenge yahisemo. Ubitekerezeho. Noneho ibi byose bisa na TMP kuntu hari n'abahanga ku rundi rwego. Iyo baje bamaze bategeza inzego z'ubuyobozi hafi aho, bakagenda bagafasha abakene, bagafasha abatishoboye. Mwarabibonye hari igihe ruka gufunga ntibuka neza, muraza kukinyibutsa muri comment nakomeje kukibagirwa. Bajyaga baza bakabyamaza no kuri televiziyo no kuri RTV, televiziyo Rwanda. Bakagenda bagataha abantu ihene, bakabaha abantu intama, bagafotora. None abantu bakavuga ati wow, abantu koko ni beza. Ibyo bintu byararenze birenga mu miji bigira no mu byaro. Nk'umuntu wiberanya bitimbiyo hepfo akagurisha ikawa ye bamwe 200 agahita bishora muri ibyo bintu. Ni nk'ibya TMP na yaraje bakajya gufasha abantu, bakabaha abantu, bakabaha amakayi, abatisho bakabaha ibiryo. Ariko mu by'ukuri icyo bakigamije ko kugira ngo bakure society, abantu babiyumve muri amako n'amafaranga ubundi bababure. Ikintu none cyateye mu pico kuntu cyaje cyagiteguwe neza, babashize n'uburyo bwa tombora. Aho ngo umuntu yazanaga abantu ngo wajyaga n'umunsi wo gutombora. Hari mushuti wanjye nzi watomboyemo moto, nubwo nta kuricyanye n'ibyo moto yakifite, wasanga bayigurisha ku nyungu ngo ashure kuko bamaze kugeza ku mugabane w'800, nimba nibuka neza, wasanga byari byanamaze kurenga ubwo minuka byari 800. Iri yatomboyemo moto nshasha pe, ifunitse mu mashashi. Ako so moto mu masashe mu by'ukuri abantu bose yajyanyemo ubu bari kumwirukanka ngo yarabahombeje, ngo yarabibye n'umwesikoro ubarungutse. Ikindi nabo mubaje amafaranga nta kiyafite. Rero igitumye nkora iyi video ndagira ngo mbwira abantu bamenye ubwenge, sibyo? Abantu mumenye ubwenge, nta muzagwa amafaranga y'ubusa. Hano uzabona amafaranga ameze nk'ari kwigenza, mbere yo kuyarya cyangwa se kuyibijyamo uzamaze utekeze kabivuye ati ubundi uyu muntu n'urukunda nkunda. N'urukunda uzatuma mu 200 akabimbikira, umwaka washira akabinsubiza. Kandi no buri kweza mpemba ngo nuko natanze nk'utuntu ngo two kwamamaza ngo ubundi ngo bakampa amafaranga. Ikindi nujya kureba nujya gukora ibi bintu n'uramukwitekereje no kubijyamo, uzamanza gukora research, sibyo? Abantu benshi uko bishakashatse, abantu benshi babijyamo babarize, uretse ko n'ababijyamo batarize nabo barahari, ariko benshi babarize. Umanzu ubaza uvuye ati ubundi iki kintu koko kiri legit, ikintu nyine koko kirafatika cyangwa ahubwo n'ubundi ne babatubuza. Hari nk'umusore nabonye uri kurira avuga ngo ikimubabaje ntago ari uko bamuriye, ikimubabaje nuko yashizemo nyina agashiramo bashiki bagashiramo umuryango we wose, ngo azi neza ko muri TMP ariho azavana minervari zabo bana. Ubu nicyo kizatuma abantu benshi barwa depression, usanga umuntu yabaye igicibwa mu muryango, abantu bose baramuhiga, bituma yajya no kwiyahura. Rero guys, ikiyagitumye nkora iyi video no kugira ngo mbabwire ngo mumenye ubwenge, nta muzagwa amafaranga y'ubusa. Umuntu uzabona kuzana amafaranga adafite adasaba imbaraga, uzamye ko amafaranga nimba atari ingaru, ayo mafaranga azatuma wowe uhomba. Ndabakunda cyane rero, tanga igitekerezo muri comment ugiye uvuga kuri TMP, nimba nawe yakuriye unyine uvuga ati nta kundi yandiye, kandi nimba hari n'inama watanga nayo wayitanga. Nimba uzi hari indi yaba yarigeze kurya nka projet nakageze kurya, nayo wandika muri comment tukayiganiraho. Ndabakunda cyane.